Bene data abavandimwe mwebwe dufatanije kwitegura Yesu ndetse no kumutebutsa, ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ikomeje kugaragaza kutwitaho no kudushakira uburyo bwo kurokora ubugingo bwacu, ndetse n'uyu mwanya ikaba yongeye kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryayo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Biragaragara yuko turimo twigira imbere mu byigisho. Ubwo duheruka twari turi mu kureba icyigisho gifite umutwe uvuga ngo umwuka wera no gushira ubwoba ku bwoko bw'Imana. Muri icyo cyigisho twagerageje kurebera hamwe ubuzima bw'umuntu bita Elisa, tureba uburyo yatwaranye kugeza ubwo ahawe umwuka wera. Twabonye ko hari icyo tugomba kumwigiraho natwe, kandi twabonye yuko Imana uko yari iri muri icyo gihe n'uyu munsi ni kwiri. N'uyu mwanya rero tugiye kureba icyigisho, dufite undi muntu tugiye kwigiraho witwa Henoki. Tugiye kureba icyigisho gifite umutwe uvuga ngo Henoki, icyitegererezo cy'ubwoko bw'Imana mu bihe biheruka. Tugiye kureba ibyabaye kuri Henoki, uburyo natwe bigomba kudusohoreraho byose, yaba uburyo yubahaga Imana mu gihe cye, mu isi nayo yari irimo icyaha nk'iyacu, ndetse yaba n'uburyo Imana yamugenjereje neza ikamubanira, ikamwimurira mu bwami bwayo. Nibyo natwe igomba kudukorera. Niyo mpamvu tugiye kureba icyo cyigisho Henoki, icyitegererezo cy'ubwoko bw'Imana mu bihe biheruka. Reka twicishije bugufi duhombeke amaso yacu. Mana yacu ikiranukira kudukiza, ituye mu bwami bwo mu ijuru, soko y'ibyiza, uri umugaba w'amahanga. Turagushimye kuko wemeye kutugira abana bawe. Turagushimiye kuko wadukurikiranye ugatanga ikiguzi kiremereye kugira ngo ubugingo bwacu burokoke. Turagushimira yuko waduhaye ibidukwiriye muri ubu buzima, kandi ukaba waraduteguriye n'ibyiza mu buzima bw'ahazaza igihe Yesu azaba agarutse. Wanejejwe nuko twazava mu isi tukazabana nawe mu bwami bwawe. Uhabye kwiga icyigisho twereka umugaragu wawe Henoki, umuntu wagendanye nawe akaguhesha icyubahiro, umuntu wemeye kureka ibintu abandi bose babonaga ko bifite agaciro, maze akareba ibyo abandi babonaga yuko ari ibintu bifite agaciro gake akabiha agaciro gakomeye. Turagusabye ngo uduhe kumwigiraho, kuko ariyo mpamvu wemeye ko yandikwa mu ijambo ryawe kugira ngo atubere icyitegererezo. Uduhe umugisha muri iki cyigisho tugiye kwiga, utubere umwigisha mukuru kandi ukore ku bitekerezo byacu kugira ngo bibashe gusobanukirwa. Sabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Iyo turebye muri Bibiliya tubona umuntu bita Henoki nk'umwe mu bantu badasanzwe banditse muri Bibiliya. Hari ibintu byinshi Imana imutubwiraho, nk'urugero yamuduhereyo kugira ngo tuzagendere mu murongo nawe yagendeyeho. Ubundi tuzi ko Henoki ni uwa karindwi uvuye kuri Adamu, kandi yanditse mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 5. Iyo usomye ku murongo wa 21 n'uwa 24 by'umwihariko, usangamo ibyo bintu bavuga kuri Henoki, nubwo atari ibintu byinshi cyane wenda bimuvugwaho, ariko avugaho ibintu by'ingenzi cyane. Umurongo wa 21 haranditse ngo Henoki yamaze imyaka 65 avutse, abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365. Henoki yagendanye n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Aya ni amagambo akomeye avuga amateka ye, uburyo amaze imyaka 65 asa naho ataramenya Imana. Ariko amaze kubyara Metusela amara imyaka 300 agendana n'Imana, kandi muri iyo myaka ayibyaramo abahungu n'abakobwa, maze imyaka yose yaramye iba 365. Nanone iyo usomye hahandi tumaze iminsi turebera hamwe mu ntwari mu kwizera mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 11, ugasoma ku murongo wa 5, bavuga kwizera kwa Henoki. Haranditse ngo kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Rero iki kintu nicyo mbabwira ko gikomeye cyane, kandi natwe Imana ikidutegerejeho by'umwihariko, kuko dufite ibintu duhuriyeho na Henoki by'ingenzi cyane kandi tugomba kumwigiraho. Henoki, ijambo ry'Imana rivuze yuko yanejeje Imana, Imana itaramwimura, maze kubwo kunezeza Imana, Imana ishima kumwijyanira. Iyo dusomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, kuko muzi yuko dusobanuza ibyanditswe bindi, ku cyigisho kiri kuri page 36, wenda ni icyigisho cya 6 cyitwa ngo Seti, igihe abantu bahindukiriye Imana, hari amagambo avuga ngo umutima we watekerezaga iby'Imana ishaka. Uwo batubwira ni Henoki. Umutima we watekerezaga iby'Imana ishaka, kuko abantu babiri batagendana batasezeranye.
kandi bakomeje kugendana n'Imana imyaka 300. Uko ibihe byahitaga niko Henoki yarushagaho kwizera no kugira urukundo. Henoki yari afite ubumenyi bw'ikirenga kuko yagiraga umugisha wo guhishurirwa n'Imana ibintu bidasanzwe. Yari umwe mu bantu bicishaga bugufi cyane, yahoraga imbere y'Uwiteka, kandi kuri we amasengesho yari nk'umwuka w'ubugingo, yasaga nk'uba mu ijuru. Henoki, ibi ni ibigwi bikomeye cyane, namwe nimutekereze kugira ngo hasohora amagambo yanditse mu Baheburayo mu gice cya 11 ku murongo wa 5 ahavuga ngo yanejeje Imana maze Imana iramwijyanira. Byaje kugera ku rwego Henoki bigaragara yuko atakomeza kuba ku isi ngo bishoboke, bitewe nuko kuba ku isi kwe byari bimuteye kubangamirwa, kandi bikaba bitewe n'abo babana nabo ku isi nabo kubangamirwa. Byageze ku rwego Henoki agira imico y'abantu bo mu ijuru, amera nk'umuntu uri mu ijuru ari mu isi, kugeza ubwo umwuka we wari umeze nk'ugutera k'umutima, kuko ari kumeze nko kuzamuka kw'isengesho. Aya magambo nsomye aravuga ngo yahoraga imbere y'Uwiteka, kandi kuri we amasengesho yari nk'umwuka w'ubugingo, yasaga nk'uba mu ijuru. Kuva umunsi ukeye kugeza wije, ibitekerezo bye byabaga biri mu ijuru. Ibyo mu ijuru byari byaramutwaye umutima n'ingamira, kugeza ubwo kuba ku isi yari ari nk'abaringuhari, ubundi yibera mu ijuru. Kuri paje 36 haranditse ngo abantu b'icyo gihe baramusuzuguraga kuko atashakishaga ubutunzi bw'isi, ahubwo yari yararunduriye umutima we ku butunzi budashira. Yari yarabonye umwami mu cyubahiro cye i Siyoni, umutima we n'ibitekerezo bye n'ibiganiro bye byari mu ijuru. Uko gukiranirwa kwiyongeraga niko yarushagaho gushaka kubana n'Imana. Mbese murimo murumva uyu muntu w'Imana Imana yashimye kuduha icyitegerezo ukuntu yari ameze? Uburyo abantu bamusuzuguraga bitewe n'uburyo atashakishaga ubutunzi nk'uko abandi babishakishaga, ahubwo yari yararunduriye umutima we ku butunzi budashira. Yari yarabonye umwami mu cyubahiro cye i Siyoni, umutima we n'ibitekerezo bye n'ibiganiro bye byari mu ijuru. Uko gukiranirwa kwiyongeraga niko yarushagaho gushaka kubaha Imana. Henoki yagendanye n'Imana imyaka 300, umunsi wose yifuzaga ko umubano we n'Imana urushaho gukomera. Buhoro buhoro uwo mubano wanyuze Imana, maze Imana iramwijyanira. Noneho akomeza kugendana n'Imana nk'uko yari yarabitangiriye ku isi, maze anyura mu murwa w'ururembo rwo mu ijuru. Niwe muntu wa mbere winjiyeyo. Yageze ubwo rero Imana imujyana mu ijuru, maze urwo rugendo yagendanagamo n'Imana mu isi ajya kurukomereza mu ijuru, kandi aho yarageze niho yahise akomereza. Ndagira ngo twigire kuri Henoki abantu Imana igomba kujyana mu ijuru ukuntu bagomba kuba bateye. Hari igihe wenda tujye twumva ubuzima bwacu ntacyo butwaye, tukumva n'urugendo rw'ubukristo turiho nta kibazo rufite. Hari n'igihe dutekereza ko urwo rugero ahari ruzatungana tugeze mu ijuru. Ariko bene data, by'umwihariko twebwe abariho mu gihe gisoza amateka y'isi, tugomba kugera ku rugero rwo hejuru cyane, urugero Imana izatujyana mu ijuru n'ubundi dutuwe ariho tuba. Aya magambo ni amagambo nzi neza ko hari abantu batapfa kuyemera, atari ukubera yuko adafite ibihamya mu ijambo ry'Imana, ahubwo ari ukubera yuko bayagereranya n'ubuzima bwabo, bakumva wenda ibyo bintu bibaye nk'ibintu bibarenga. Ariko ndagira ngo niba binaturenga tubisaba Imana cyane, ya yindi itanga itimana kandi itishama. Reka mbereke bene data, ikintu Imana idushakira kirakomeye, kuko iyo usomye mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose kuri paje 258 ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo irarika cya 34 haranditse ngo iyo twinjiye mu buruhukiro binyuze muri Kristo, ubw'ijuru tuba turitangiriye hano ku isi. Hano turimo turareba uburyo Henoki ibintu byo kujya mu ijuru ntabwo ari ibintu yagiye ngo atangirire mu ijuru, ahubwo ijuru turitangirira mu isi, kugeza ubwo tuza kugera ku rwego tuba mu ijuru, umwanya wacu munini cyane tukawumara turi mu ijuru. Mu isi tukahamara akanya gatoya cyane, kugeza ubwo tuzagera ku rwego mu isi tutakihaba n'akanya na gato, uretse kuhakorera imirimo dukoresha amaboko, uretse kuhagenda tugendesha ibirenge. Ariko icyo Imana yita umuntu, ibitekerezo byo bikaba biri mu ijuru, icyo bita full time, igihe cyacu cyose. None uretse no kuri Henoki batubwiye, umva uko natwe Imana itubwira, uko ibivuga mu buryo bwa rusange bwa buri mukristo wese.
iyo twinjiye mu buruhukiro binyuze muri Kristo, ubwo ijuru tuba turitangiriye hano ku isi. Twitaba irarika rye riturarikira kumusanga ngo tumwigireho, maze mu kumusanga tukaba dutangiye ubuzima buhoraho. Ijuru ni ukwegera Imana ubudasiba binyuze muri Kristo. Kandi ibyo bintu nibyo tubonye byabaye kuri Enoki. Muri aya magambo nabasomeye avuga ngo, aya magambo aravuga ngo umutima we watekerezaga iby'Imana ishaka, kuko abantu babiri batajyana batasezeranye. Kandi bakomeje kugendana, ubwo ni Henoki n'Imana, imyaka 300. Uko niko ibihe byahitaga, niko Henoki yarushagaho kwizera no kugira urukundo. Henoki yari afite ubumenyi bw'ikirenga, kuko yagiraga umugisha wo guhishurirwa n'Imana ibintu bidasanzwe. Yari umwe mu bantu bicishaga bugufi, yahoraga imbere y'Uwiteka, kandi kuri we amasengesho ari nk'umwuka w'ubugingo, yasaga nk'uba mu ijuru. Iri jambo rivuga ngo yasaga nk'uba mu ijuru ni naryo nasomye ahangaha kuri paje 38, ahavuga ngo Henoki yagendanye n'Imana imyaka 300. Umunsi wose yifuzaga ko umubano we n'Imana urushaho gukomera. Buhoro buhoro uwo mubano wanyuze Imana, maze Imana iramwijyanira. Noneho akomeza kugendana n'Imana nk'uko yari yarabitangiye ku isi, maze anyura mu marembo y'umurwa wera. Niwe muntu wa mbere winjiyeyo. Ndabinginze cyane iki cyigisho mu gitega amatwi, kandi uyu mugisha w'Imana mu wifuze, kuko abantu Imana igiye kuzajyana mu ijuru baratangaje cyane. Ni abantu n'ubundi batuwe baba mu ijuru, kandi kuba mu ijuru kwabo bashobora gutangira baha mu ijuru igihe gitoya, ikinini bakakiba mu isi, ariko uwo mubano bagomba kuwumenyera kugeza ubwo bagera ubwo baba mu ijuru igihe kirekire, mu isi bakaba igihe gito, kugeza ubwo bazagera ubwo baba mu ijuru igihe cyabo. Imana ikabona kuba ku isi n'ubundi bahari nk'abaringa, ikabona n'ubundi bahari badahari, ikabona kandi nuko kuhaba badahari bahari babangamiwe. Imana ikabona ko kuhaba badahari babangamiye abantu. Imana ikabajyana ahantu hameze nk'aho abo bahuje imico baba. Icyo kintu kirakomeye cyane. Imana igomba gukura abantu mu isi ikabajyana mu ijuru, ahantu haba abantu bameze nk'uko abo nabo bameze. Kandi Imana igomba kujyana abantu mu ijuru yarabagendesheje urugendo mu isi, ku buryo izaba yarabagejeje ku rwego abigiye kubashyira bagomba kubana nabo, bagomba kuba bameze kimwe neza. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana nibujya mu ijuru ntabwo buzagenda ngo bumere nk'ubugeze ahantu butunguwe, buzagenda buhite bujya muri sisiteme neza. Ntabwo buzabanza kwimenyereza sisiteme, kuko urugendo bukora mu isi nirwo rubamenyereza sisiteme. Bazagenda bahite binjira muri sisiteme neza, basange bahuje nayo, kugeza ubwo yaba abo bazajya mu ijuru bazagenda bahite bumva bageze muri sisiteme, bumve bageze ahantu hari ahantu hahuje n'uko bateye, bumve bageze ahantu hari abantu bameze kimwe nabo, ku buryo bahuza urugwiro, ku buryo ururimi rwabo ari rumwe. Ikindi kintu gikomeye ni uko ubwoko bw'Imana nibujya mu ijuru, abantu buzasanga mu ijuru, reka mbita abantu, ntabwo bazatungurwa nk'abantu baguwemo n'abantu batazi. Bazabona haje abantu bagenzi babo, abantu bahuje ururimi kandi abantu bahuje imico. Imana izajyana ubwoko bwayo mu ijuru ibukuye ahantu bwamaze gutakaza sisiteme yaho kugera kuri +100, ibujyana ahantu buhuje sisiteme n'abahaba kugeza kuri +100. Niyo mpamvu aya magambo aravuga ngo iyo twinjiye mu buruhukiro binyuze muri Kristo, ubwo ijuru tuba turitangiriye hano ku isi. Twitaba irarika rye riturarikira kumusanga ngo tumwigireho, maze mu kumusanga tukaba dutangiye ubuzima buhoraho. Ijuru ni ukwegera Imana ubudasiba binyuze muri Kristo. Uko tumara igihe kirekire turi mu ijuru ry'ibyishimo, niko tuzarushaho cyane guhishurirwa ikuzo. Kandi uko tuzarushaho kumenya Imana, niko ibyishimo byacu bizarushaho kuba byinshi. Uko tugendana na Kristo mu buzima bwo kuri iyi si, dushobora kuzuzwa urukundo rwe kandi tukanyurwa n'uko abana natwe. Ibintu byose kamere ya muntu ibasha kwakira, dushobora kubyakira tukiri hano ku isi. Ariko se ibya hano ku isi bitandukaniye n'ibyo mu isi zaza?
reka mbabwire, nitujya mu ijuru tuzagenda tubone ntabwo tugeze ahantu hatandukanye n'aho twari turi. Tuzajya ahantu tubona duhuje neza, ahantu twumvaga twahoraga dushakisha mu bitekerezo byacu twarahabuze, ahantu haba abantu twahoraga twifuza ngo abantu bameze nk'aba babahe twarababuze, ku buryo tuzabona tugeze iwacu imuhira. Imana ni nziza cyane, kandi Imana irashaka kuzajyana abantu mu ijuru yamaze gutoza no gutunganya. Mu gitabo cy'ibyaduka ku cyigisho kivuga ibya Henoki n'ubundi, iyo turebye ku gihamya cya 233, ubwo ni ku magambo avuga ngo icyitegererezo cya Henoki, ni kumutwa ayo magambo uvuga. Ariko reka nsome igihamya kimwe cya 233 kivuga ngo Henoki yahuraga n'ibishuko nkatwe, yari akikijwe n'abantu batakundaga gukiranuka nk'abadukikije, yahumekaga umwuka wahindanijwe n'icyaha no kononekara nkatwe, ararenga agira imibereho yera, ntiyanduzwaga n'ibyaha bikomeye byo mu gihe cye. Uko niko natwe dushobora kugumana kwera kandi tutagira ikizinga. Abantu bashobora kwizera yuko ubuzima bwashoboka ndabizi neza ko ari bake, ariko nanone ndagira ngo mbabwire yuko abo bantu batabyizera, kandi kutabyizera bikabatera kutabishaka, ntabwo bashobora kujya mu ijuru, kubera ko baramutse bagiyeyo basohorerwaho n'amagambo yanditse mu gitabo cyo kugana Yesu ku cyigisho cya 2, amagambo avuga ngo kubuza umunyabyaha kujya mu ijuru si itegeko ry'akarengane, uramutse umwemereye kujya mu ijuru uwo muntu waba umubangamiye kandi yazagusaba kuhava. Reka ayo magambo nyasome neza, ni ku cyigisho cya 2, ndasoma muri cya gitabo gisohotse vuba. Amagambo avuga ngo abantu bataracumura buzuraga n'ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byahishwemo. Abakolosayi 2:3. Ariko aho amariye gucumura ntiyabakinezezwa n'ibyera, niko gushaka uko yakwihisha Imana. N'ubu niko bikimeze ku muntu utabyawe ubwa kabiri, ntabasha gushyira hamwe n'Imana ndetse ntiyishimira kubana nayo. Umunyabyaha ntiyabasha kunezererwa imbere y'Imana, yakwiheza mu iteraniro ry'abera. Nubwo yakundirwa kujya mu ijuru, ntiyahasanga ibimunezeza. Urukundo rutikanyiza ruhaba rwamujijisha, ibyo atekereza n'ibyo yifuza n'ibyo agambirira byanyurana n'iby'abaziranenge baho. Ijwi rye ryasobana n'ay'ababa mu ijuru. Kuba mu ijuru byamubabaza, kuko yabura uko yihisha Imana ibera abakiranutsi umucyo n'umunezero. Kubuza umunyabyaha kujya mu ijuru si itegeko ry'akarengane, ahubwo abanyabyaha nibo bibuza, kuko batabasha gushyikirana n'abaho. Ubwiza bw'Imana bwababera umuriro ukongora, bakwifuza kurimburwa kugira ngo batarebana n'uwabapfiriye kubacungura. Nk'iyo nsomye amagambo araha, n'umuntu uri hari ukora ibyaha mu buryo rwose adafite n'umutima umuhana, abavuga ati buriya rwose Imana iramutse twemereye kujya mu ijuru yabitugiriye neza. Muvandimwe wanjye kandi mwene data, ndagira ngo nkubwire iki kintu, ntabwo Imana ari izakubuza kujya mu ijuru, ahubwo Imana izaguhitiramo ikintu cyiza, icyo nawe wakwihitiramo kwibuza kujya mu ijuru. Niyo mpamvu ngo abantu mbere y'uko barimbuka, igihe bazaba bamaze kwerekwa ibyo bakoze, bazabwirwa bati ntabwo aho hantu twashobora kuhaba, ikintu twumva cyahura n'uko duteye ni ukurimbuka. Kujya mu ijuru kw'abanyabyaha byaba ahubwo birutwa no kujya mu muriro kwabo, kubera yuko babaho babangamiye ubuzima bwabo bwose. Ubuzima bwabo bwose bamera nk'abantu bari mu gihano kitajya kirangira. Rero kimwe na Henoki, mu gihe sisiteme yo mu isi yagendaga irushaho kwanga Henoki, sisiteme yo mu ijuru yagendaga irushaho kumwakira. Kandi agira ngo mbabwire yuko kimwe na Henoki, ijambo ry'Imana ritubwira yuko igihe Henoki yajyaga mu ijuru, ntabwo yagezeyo ngo abe nk'ugeze ahantu atazi cyangwa n'abandi batamumenyereye. Yageze ahantu amenyereye neza, ahantu bigaragara ko hari abantu bahuje nabo, ahantu hari imico ihuje nawe, ahantu yahoraga yumva n'ubundi ari hakwiriye kujya. Ni Henoki yagiye. Kandi natwe nitujya mu ijuru ni gutyo bizagenda. Ntabwo tuzagenda ngo tube abantu b'abashyitsi, ngo tube abantu bumva bayobewe ahantu bageze. Hariho tuzagera ahantu hahuye n'uko duteye.
ushobora kwibaza uti mbese ibyo bintu Imana yabikora ite? Ko icyaha cyangije umuntu cyane, ko icyaha cyamuhenebereje cyane, niko n'amagambo dusomye mu gitabo cyo kuganisa avuga ngo abantu badebuwe n'ibicumuro umunyabyaha ntiyabasha kunezererwa imbere y'Imana, yakwiheza mu iteraniro ry'abera, nubwo yakundirwa kujya mu ijuru ntiyahasanga ibimunezeza. Urukundo rutikanyiza ruhaba rwamujijisha, ibyo atekereza n'ibyo yifuza n'ibyo agambirira byanyurana n'ibyo abaziranenge baho, ijwi rye ryasobana n'ay'ababa mu ijuru. None se ko Imana itajyana umuntu mu ijuru umeze utyo, wajya mu ijuru ngo atere akavuyo, wajya mu ijuru akabura uko yifata, ni gute Imana yakura umuntu kuri uyu murongo kandi kariho umuntu wese ari, ikamugeza ku rwego yajya mu ijuru akumva ageze ahantu hahuye n'uko ateye? Reka mbereke akantu gatoya, noneho ngiye kugerageza no kwandika kugira ngo wenda tubashe kugira ikintu tubona gitoya. Dushobora gufata imirongo ibiri, umwe ukaba uhagarariye ubuyobozi bw'isi cyangwa se ubuyobozi bwa Satani, aribwo buri muntu wese avuka arimo. Ariko nanone undi murongo ukaba uhagarariye ubuyobozi bw'Imana cyangwa ubuyobozi bw'ijuru, ariho Imana ibijyana umuntu. Reka dufate yuko wenda hari umurongo umeze gutya, uyu murongo ahangaha niho wenda uyu murongo reka tuwite ubuyobozi bw'isi cyangwa se ubuyobozi bwa Satani. Aha tuhite Satani, kandi uyu murongo umuntu avuka akorana nawo purusa 100. Ahangaha hari purusa 100 mu buryo umuntu aba akorana n'uyu murongo cyangwa abakorana n'isi, kubera yuko uburyo umuntu akorana n'isi bifitanye isano n'uburyo akorana na Satani. Kandi ubwo nanone mu gihe umuntu aba afite purusa 100 kuri uyu murongo, ku murongo wundi uvuga ubuyobozi bw'Imana ho aba afite purusa 0. Hano aba afite purusa 0, mu gihe hano afite purusa 100. Ahangaha ni ijuru. Nguyu ukuntu ibintu bitangira. Iyi ngiyi ni etape ya mbere aho Imana ikura umuntu. Iyi irarika ry'umwuka wera rigeze ku muntu rimusanga ahangaha kuri uyu murongo. Imana ibimeze nk'idafite ahantu ikorera mu mutima w'umuntu, kubera ko mu mutima w'umuntu haba harimo intebe y'ubwami bwa Satani. Satani ameze nk'aho yicaye mu mutima we kandi amuyobora. Icyo gihe Imana ibikorera inyuma y'umutima. Ibintu byose Imana ibikorera uyu muntu ibikorera inyuma y'umutima, ariko igambiriye kuzagira ubwo nayo ifata icyicaro mu mutima kugeza ubwo Satani nawe azajya aho Imana yariri. Urwo rugendo rero ni urugendo rukomeye, rushobora gusaba igihe kirekire kandi rushobora gusaba n'itangiriro rizima. Noneho reka dutekereze yuko hari etape ya kabiri, umuntu amaze gutangira urugendo rwa Gikristo. Nanone dufite imirongo ibiri, nanone umwe uvuga Satani, ariko hano bwo reka tuvuge ko Satani atagifite purusa 100, noneho ageze hano afite purusa 50. Aha nanone hari undi murongo uvuga ijuru. Reka tuvuge ko nanone Imana itagifite purusa 0, noneho nayo ifite purusa 50. Ahangaha Imana baratangiye umurimo mu mutima w'umuntu. Iyi ni etape ya kabiri. Umurimo mu mutima w'umuntu waratangiye. Imana barakomanze nk'uko ryasomo rivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakinga urugi nzinjiriwe maze dusangire. Urumva ko ibyo bintu Imana irabikora iri inyuma y'umutima, mu gihe Satani ari imbere mu mutima. Ariko iyo umuntu akunze ubuyobozi bw'umwuka wera agakingura urugi rw'umutima we, Imana yinjira mu mutima. Ni naho hasohora ya magambo avuga ngo iyo dayimoni avuye mu muntu ngo aragenda akazerera arimo ashaka ahantu yabona uburuhukiro. Ubwo ngubwo urumva umwuka w'Imana basohoyemo imbaraga za Satani, noneho Satani nawe agasigara azerera. Ngo noneho ngo iyo rero abuze uburuhukiro ngo ashakisha uko agaruka muri ya nzu ye yahozemo kera, ngo iyo abashije kuyinjiramo ibya nyuma by'uwo muntu biruta ibya mbere kuba bibi. Iyi rero ni etape ya kabiri, aho ubuyobozi bw'umwuka w'Imana buba bwemeye bwaje mu mutima w'umuntu, noneho Satani akaba atagikorera mu mutima w'umuntu kuri purusa 100. Kuri uyu etape ya kabiri ni naho umuntu ajya ku rugamba, kubera ko hano aba ameze nk'umuntu ukorerwamo n'imbaraga ebyiri, imbaraga ya Satani n'imbaraga y'Imana. Noneho uwo yiyeguriye, uwo ashatse kamugenga niwe umugenga, kugeza ubwo uwo nguwo ashatse kamugenga aba azirukana undi burundu.
hari etape ya gatatu nshaka ko turebaho igaragaza noneho urugendo rwa gikristo rumaze gufatisha umurongo, aho noneho satani nawe aba yagiye aho imana yatangiye iri. Noneho haba hari uyu murongo uvuga ubuyobozi bwa satani, wa wundi twabonaga mu itangiriro. Satani yari afite purusa 100 mu buryo bwo gufata umuntu. Ubu noneho satani yagize 0 purusa mu buryo bwo gufata umuntu, noneho imana nayo yaje kugira purusa 100. Ubu noneho umuntu yiyeguriye imana burundu. Ahangaha ni satani, ahangaha ni ijuru. Iyi ni etape ya gatatu, aho umuntu aba amaze kwiyegurira imana burundu, aho ubuyobozi bwayo buba bugenga uwo muntu. Ahangaha ni ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu yashyiraga hamwe n'Imana, ibyo yatekerezaga byareraga, ibyo yaragamije byari imbonera, nuko aza kudeburwa n'ibicumuro kugeza ubwo none hatajya mu ijuru, kuko kubayo byamubera umuzigo n'umutwaro, kuko kubayo byakumva bimeze nko kuba igihenomu, kuko kubayo yakumva bimeze nko kuba mu muriro utazima. Noneho uwo muntu Imana imuhitiramo ko atajya mu ijuru, ariko Imana iri gukora na Yesu ari gukora. Niko Yesu yabwiye abantu igihe yari ari kuri iyi si. Kandi icyo Yesu n'Imana bakora ni iki? Ni ugukura abantu ku murongo satani ayobora umuntu purusa 100 akamugeza ku rwego Imana iyobora umuntu purusa 100, satani amuyobora kuri purusa 0. Icyakora muri uru rugendo rwa gikristo, iyo urugendo rwa gikristo rwamaze gutangira, byose bikaba byabaye purusa 50, yaba kwa satani 50, yaba no ku Mana 50. Ahangaha urugendo ruhita rutangira koroha mu buryo bwo kujya imbere. Ahangaha biba bitandukanye nuko umuntu aba yavaga muri rimwe ajya muri 50. Uyu mukristo uva muri rimwe ajya muri 50 biba bimugoye kurenza uva muri 50 ajya mu 100. Niba mwarigeze mukoresha imashini mukabona iyi mashini irimo guteresharija nk'ibintu, iyo bikiri ku mibare yo hasi ibigenda gake cyane, ariko bimaze kwigira ku mibare yo hejuru imashini irukanka cyane mu buryo bwo kurangiza guteresharija icyo kintu ibirimo iteresharija. Aha iyi Imana imaze kugira purusa 50 mu mutima w'umuntu y'ubuyobozi bwayo, umuntu aba yatangiye noneho gushyikira rezo yo mu ijuru, kandi abarimo yihutira kujya kuri purusa 100, aho rezo ya satani nayo ibigenda icika burundu, kugeza ubwo satani asigara yabuze icyitso mu mutima w'umuntu, ahantu yahera ngo ayobore umuntu. Rero ndimo ndababwira uburyo dushobora kugera ku murongo umeze nk'uwa Enoki, wa wundi ijambo ry'Imana ryavuze yuko yabaga mu isi ameze nk'uba mu ijuru. Birashoboka yuko Enoki atangira umwanya munini cyane yawubagaho mu isi, noneho umwanya mutoya cyane akawubaho mu ijuru. Ndetse uretse n'ibyo, hari n'igihe Enoki yabaga mu isi purusa 100, nta mwanya na mutoya ashobora kuba mu ijuru. Ibitekerezo bye bimeze nk'ibirimo ibisazi, buri gihe bihora bitekereza ku by'isi, ku buryo nubwo yabiha umurongo wo gutekereza ku by'ijuru, ibitekerezo bye biba byarasaze ku buryo bitafata uwo murongo. Ariko Enoki yakomeje urwo rugendo, Imana nayo ikomeza irarika ryayo mu mutima we, kugeza ubwo Enoki yaje kugera ku rwego ibintu by'Imana bigira umwanya wenda mutoya mu mutima. Enoki yaje gukomeza kugeza ubwo noneho yaje kurundukira ku byo mu ijuru, kugeza ubwo iby'isi noneho bibura na purusa 1 mu mutima we, kugeza ubwo bisoza aya magambo avuga ngo yasaga n'uba mu ijuru, kugeza ubwo asoza amagambo avuga ngo yahumekaga umwuka wo mu ijuru. Iyi ni imibereho itari umwihariko kuri Enoki, ahubwo ni imibereho ya buri mugenzi wese ujya mu ijuru. Ndagira ngo mbibutse amagambo nasomye kuri Enoki avuga ngo abantu b'icyo gihe baramusuzuguraga kuko atashakishaga ubutunzi bw'isi, ahubwo yari yararunduye umutima we ku butunzi budashira. Yari yarabonye umwami mu cyubahiro cye i Siyoni, umutima n'ibitekerezo bye n'ibiganiro bye. Nawe tega amatwi, umutima, ibitekerezo n'ibiganiro bye byari mu ijuru. Biravuga ngo nta gahunda yo mu isi yari agisigaranye, uretse kuba mu isi yarakoreshaga imirimo amaboko, uretse kuba mu isi yaragendeshaga ibirenge bye, ariko umutima we, ibitekerezo bye n'amagambo ye byari byararundukiye ku byo mu ijuru, kugeza ubwo mu ijuru asigaye ahaba kuva mu gitondo kugera nimugoroba, kugeza ubwo nta kanya na gato ibitekerezo bye bishobora kumara ku byo mu isi,
kugeza ubwo abantu bose bamureba bakabona yatakaje rezo n'umurongo, kugeza ubwo abantu bamureba bakabona arababangamiwe, kugeza ubwo nawe yumva abangamiwe n'ubuzima abayemo, kugeza ubwo amera nk'umuntu uhora mu bushakashatsi yumva ashaka kuzagera ahantu hahuye n'imibereho ye, kugeza ubwo yumva ashaka ahantu yazabona abantu bameze nk'uko ateye. Umuntu bita Enoki, Imana yamwimuye amaze kugera ku rwego yatakaje umurongo muri sisiteme y'isi kuri purusa 100, asigaye abaza ngo mbese ko ndeba kuba ku isi bitagishoboka. Muzasoma amagambo yanditse mu Baheburayo mu gice cya 11, amagambo avuga ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Mu yandi magambo ni ukuba bamaze gutakaza rezo yaho burundu, kugeza ubwo ibiganiro byabo, ibitekerezo byabo, umutima wabo biba binyuranye ku rwego rwa purusa 100 n'iby'abandi bose baba mu isi, bimeze nk'iby'abandi bitwa ba Kristo bageze mu isoko ry'imburamumaro, maze abantu bose barabitegereza ngo babona ntabwo bambaye nkabo, babona ntabwo bavuga nkabo, babona ntabwo barya nkabo, kugeza ubwo bibaza bataba abantu baratubangamiye cyane. Imana izajyana ubwoko bwayo mu ijuru bugeze ku rwego bubangamiye abari mu isi, kandi nabwo bugeze ku rwego bubangamiwe cyane. Imana izabujyana mu ijuru bwari buri mu bushakashatsi bwibaza ahantu bwazakura abantu bameze nk'uko nabwo buteye, bwibaza ahantu bwazakura gahunda imeze nk'iri mu mitima yabwo, kugeza ubwo Imana izabajyana mu ijuru bagasanga bahise binjira muri sisiteme batagombye kugira igihe cyo kuyiga no kuyimenyereza, yaba bo bagahita binjiramo bitabagoye. Kandi n'abantu bazasanga mu ijuru ntabwo bazatungurwa nk'abantu baguwemo n'abantu batazi, bazabona haje abantu bagenzi babo, abantu bahuje umurongo n'imikorere, abantu badashobora kubusanya. Naho ubundi bitagenze bityo, Imana igafata abantu ikabaterura ikabajyana mu ijuru, byazaba nka bya bindi byo ku munara w'Ibabeli, hahita habaho kubusanya ururimi. Ku munara w'Ibabeli umuntu yatumaga amazi undi akamuzanira ibuye, umuntu agatuma icyondo undi akamuzanira amazi, kubera ko ururimi rwabo rwari rubusanye. Imana igomba kuzajyana abantu mu ijuru batazabusanya mu rurimi n'abahatuye, abantu bazasanga bavuga ururimi rumwe, abantu bazabasanga bafite ibitekerezo bimwe, abantu bazasanga umurongo n'icyerekezo bafite bimeze kimwe. Imana izafata iyi si iyigira ikibuga itunganyirizaho abantu, kugeza ubwo ibageza ku rwego ibajyana mu ijuru, ntihagirire imvururu zihaboneka, ntihagire ikintu kidasanzwe kihagwa. Niyo mpamvu nabasomeye amagambo yanditse mu gitabo cy'Ibifuzwe Ibihe Byose kuri paje 258 avuga ngo iyo twinjiye mu buruhukiro binyuze muri Kristo, ubwo ijuru tuba turitangiriye hano ku isi. Iyo ijuru turitangiye rero, turitangira tuva muri purusa 0 tukazagera muri purusa 20, kandi uko twigira hejuru mu mapurusa niko na purusa z'ubuyobozi bwa Satani muri twe zigenda zimanuka, nawe arimo abura umurongo n'icyerekezo mu mitima yacu, kugeza ubwo bizamanuka cyane ibya Satani bikazagera muri purusa 0, n'iby'Imana bikazamuka cyane bivuye kuri 0 bikazagera muri purusa 100, maze hagahita habaho kubusanya ukuntu ibintu byari bimeze. Satani yaratu afite 100, Imana ifite 0, none Imana igize 100, Satani nawe agize 0. Icyo gihe umuntu azaba amaze kwegukira ibyo mu ijuru kuri purusa 100, kandi bizaba bigaragara yuko mu isi atagikwiriye kuhaba, azaba yamaze gutakaza umurongo waho mu buryo bwuzuye cyane, azaba abaturage baho bamubangamiye kandi nawe babangamiye, azaba akeneye kujya ahantu hari abantu bahuye n'imikorere afite n'ibitekerezo afite. Aya magambo aravuga ngo twitabira irarika rye riturarikira kumusanga ngo tumwigireho, maze mu kumusanga tukaba dutangiye ubuzima buhoraho. Ijuru ni ukwegera Imana ubudasiba binyuze muri Kristo. Uko tumaze igihe kirekire turi mu ijuru ry'ibyishimo turi hano ku isi, niko tuzarushaho cyane guhishurirwa ikuzo, kandi uko tuzarushaho kumenya Imana niko ibyishimo byacu bizarushaho kuba byinshi. Uko tuzagendana na Kristo mu buzima bwo kuri iyi si, dushobora kuzuzwa urukundo rwe kandi tukanyurwa n'uko natwe ibintu byose kamere ya kimuntu ibasha kwakira dushobora kubyakira tukiri hano ku isi. Andi magambo ari mu kindi gitabo ku cyigisho kivuga ngo kuba mu isi utari uw'isi, aravuga ngo imico yabo mu ijuru igomba kubonerwa mu isi, bitabaye ibyo ntiyabonwa rwose.
niyo mpamvu nta munyabyaha wajya mu ijuru atari ukubera kumuvutsa uwo mugisha. Nubwo abantu baba batekereza batuba Imana impaye umugisha ikanyijyanira mu ijuru yabingiriye neza, Imana mu buryo bwo guhitiramo abantu ikintu cyiza cyane izatuma batajya mu ijuru, kubera yuko bagiye mu ijuru ahubwo baba bameze nk'abagiye mu muriro, bajya babura ahantu bihisha Imana, urukundo rutikanyiza ruhaba rwabajijisha, mbese bamera nk'abantu baba mu gihano kitajya kirangira. Niyo mpamvu bene data ndabararika cyane kugira ngo dutekereze ku rugendo rwacu. Twabonye yuko ijambo ry'Imana icyo rimaze ni ukudusuzuma. None wowe umaze imyaka 50 uvuga ko wakiriye agakiza, urumva muri uru rugendo rwo kuva kuri purusa 0 ujya kuri purusa 100 mu buyobozi bw'umwuka w'Imana mu mutima wawe ugeze kuri purusa zingahe? Urumva gutwarwa ingamira n'ibyo mu ijuru kugeza ubwo bikurusha intege bikagutwaza igitugu, kugeza ubwo ibyo mu isi n'umurongo waho bisenyuka, urumva ugeze kuri purusa zingahe? Iyo usuzumye ibitekerezo byawe n'umutima wawe n'amagambo yawe ubigereranyije n'ibyawe no kibyabaga mu ijuru, urumva wakwiha amanota angahe? Urumva se ayo manota ufite aberanye n'igihe umaze utangiye ubukristo? Iki ni kimwe mu bintu bishobora kutwereka niba ubukristo bwacu ari buzima kandi bugenda cyangwa niba atari buzima. Ijambo ry'Imana ririmo ratwereka yuko Imana izajyana abantu beza cyane mu ijuru, kandi ntabwo izajya gutoreza abantu mu ijuru kuhaba, ahubwo Imana izajyana abantu mu ijuru bashoboye kuhaba. Imana ngo yateganyije gukiranuka k'uburyo bubiri. Gukiranuka kwa mbere tubarwaho kuduhesha uburenganzira bwo kuba mu ijuru, aricyo cyitwa kubabarirwa. Gukiranuka kwa kabiri duhabwa kuduhesha imico y'abakwiriye kuba mu ijuru tukayibona turi hano ku isi. Niyo mpamvu rwose ndabinginga mu izina rya Yesu kugira ngo umuntu wese ashakishe uburyo yabona ubwo bufasha nako gakiza Imana yateganyije. Mu gihe tubigaragara ko Yesu agiye kuza, hari abantu bari mu isi bafite iyi mico, abantu bigaragara ko batuye ahantu hatari iwabo, abantu babangamiwe nk'uko Enoki yari abangamiwe, abantu bavuga bati tuzagera ahantu hari abantu duhuje ryari kandi gute. Ndashaka kubasomera amagambo Enoki yavuze asobanura amagambo yanditse muri Matayo mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 48, amagambo avuga ngo namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Elina White yavuzeho amagambo mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose kuri paje 240 avuga ngo urugero rw'ubutungane Imana ishaka ku bana bayo bageraho rusumba kure urugero rurerure cyane intekerezo z'umuntu zibasha gushyikira mu bintungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Aya magambo ndakurarikira kuyatega amatwi, kandi ndakurarikira kuyisuzumisha no kureba purusa ugezeho uhereye igihe watangira urugendo, ureba amanota ufite yo kuva mu cyaha kuri purusa 100 Satana kuyobora kugera mu gukiranuka kuri purusa 100 Imana kuyoboraho. Tega amatwi. Urugero rw'ubutungane Imana ishaka ko abana bayo bageraho rusumba kure urugero rurerure cyane intekerezo z'umuntu zibasha gushyikira. Mube intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Iri tegeko ni isezerano, umugambi wo gucungura umuntu uduteganiriza kubaturwa kuzuye mu mbaraga za Satani, kubaturwa kuzuye. Umuntu wicisha bugufi mu mutima buri gihe Kristo amutandukanya n'icyaha, yazanywe no kumaraho imirimo ya sekibi, kandi yateguye ko umuntu wese wihannye azahabwa mwuka muziranenge kugira ngo amurinde gukora icyaha. Ntabwo uburyo umushukanyi akoresha agerageza abantu bugomba kuba urwitwazo rw'ibibi umuntu akora. Satani anezezwa cyane no kumva bitwa abayoboke ba Kristo batanga inzitwazo zo kuba kamere yabo igoramye. Izo nzitwazo nizo zijyana umuntu gukora icyaha. Buri mwana w'Imana wese uyizera kandi wihannye ashobora kugerwaho n'imibereho izira inenge isa n'iya Kristo. Iyo mibereho niyo Enoki yari afite, kuko Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, umutima we uzamukana n'isengesho nk'uko umutima utera. Yagendanye n'Imana kugeza ubwo Imana ibona yamwimura urwo rugendo akarukomereza mu ijuru, ahantu hari abantu bakora nkawe kandi batekereza nkawe. Imana yamujyanye ageze ku rwego
rwego rwo kubangamirwa no kuba mu isi kuri +100, kandi yamujyanye abari mu isi bageze no kubangamirwa nawe kuri +100. Imana imujyana ahantu hari sisiteme ihwanye nawe kugeza ubwo yagezeyo yumva ageze ahantu yari amaze igihe ashaka kuzagera, yumva imikorere y'aho hantu imeze nk'imikorere ye neza, muri sisiteme ahita yinjiramo neza. Abo mu ijuru ntibabonye ko ari undi muntu bituyemo batazi aho aturuka, babonye ari mugenzi wabo bahuje imico watorejwe mu isi uzamutse akaba aje mu ijuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Satani anezezwa cyane no kumva bitwa abayoboke ba Kristo batanga inzitwazo zo kuba kamere yabo igoramye. Izo nzitwazo nizo zijyana umuntu ku gukora icyaha. Buri mwana w'Imana wese uyizera kandi wihannye ashobora kugerwaho n'imibereho izira inenge isa n'iya Kristo. Ndakubwiza ukuri, ibi bintu birashoboka. Nagusomeye amagambo avuga ngo ibintu byose kamere y'umuntu yabasha kwakira ashobora kubyakira muri ubu buzima. Ngo mbese isi turimo n'isi izaza bitandukaniye he? Ijuru turitangira turi mu isi, tukagira imitekerereze yabo mu ijuru, tukagira imikorere yabo mu ijuru. Mwese tukahasigaza amaboko yo gukora gusa, tukahasigaza ibirenge byo kugenda gusa, umutima n'ibitekerezo byacu bikaba byaregukiye Imana kugeza ubwo Imana biyinyura. Mbese muribuka amagambo nasomye avuga ngo uwo mubano wanyuze Imana maze Imana iramwijyanira. Ayo magambo aravuga ngo abantu b'icyo gihe baramusuzuguraga kuko atashakishaga ubutunzi bw'isi, ahubwo yari yararunduriye umutima we ku butunzi budashira. Yari yarabonye umwami mu cyubahiro cye i Siyoni, umutima n'ibitekerezo bye n'ibiganiro bye byari mu ijuru. Uko gukiranirwa kwiyongeraga niko yarushagaho gushakisha kubana n'Imana. Henoki yagendanye n'Imana imyaka 300, umunsi wose yifuzaga ko umubano we n'Imana urushaho gukomera. Buhoro buhoro uwo mubano wanyuze Imana maze Imana iramwijyanira. Mwene data mushiki wanjye, ndakurarikira gushaka Imana muri ubu buryo. Ndakurarikira yuko washaka uburyo inzira y'ubwami bwa Satani yasenyuka kandi inzira y'ubwami bw'Imana ikiyubaka. Mujye muzirikana amagambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 15, amagambo avuga ngo nk'uko wabahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Hari ibihamya byinshi yaba muri Bibiliya yaba no mu mwuka w'ubuhanuzi bigaragaza yuko Imana izajyana abantu mu ijuru batunganye rwose, bigaragaza yuko mu ijuru nta murimo wo gutunganya abantu uzahaba, ahubwo turi mu isi Imana yateguye gukiranuka ku buryo bubiri. Gukiranuka kwa mbere kwitwa gukiranuka tubarwaho. Uko gukiranuka kuduhesha uburenganzira bwo kuzajya mu ijuru, kandi uko gukiranuka gutuma tubabarirwa ibyaha twakoze. Ariko Imana yateguye gukiranuka kwa kabiri kwitwa gukiranuka duhabwa. Uko gukiranuka ko ntabwo kuduhesha uburenganzira bwo kuzajya mu ijuru, kuko tuba twahawe ubwo burenganzira no kugukiranuka kwa mbere twahawe, ariko kuko kuduhesha imico y'abakwiriye kuba mu ijuru, kandi uko gukiranuka kwitwa gukiranuka duhabwa. Reka dusomeye mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kuri page 306, dukomeze tukurebera hamwe gukiranuka Imana ishaka ku bantu igomba kuzajyana mu ijuru bagomba kubona mbere yuko bajyayo. Page 306 mu Ntambara Ikomeye. Umuhanuzi aravuga ati, ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Uyu ni wo murimo Imana ikorera abantu, ni umurimo umeze nko gucura ifeza ukayimaramo inkamba. Natwe muri twebwe dutangira dufite inkamba, ibizinga twashyizwemo n'umwanzi, twatewe no kuba mu buyobozi bwe igihe kirekire, ariko Imana itangira umurimo wo kudutunganya nk'uko umucuzi acura ifeza akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu barewe, uwo ni Uwiteka, abacencure nk'uko bacencura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Ayo magambo ari mu gitabo cya Maraki mu gice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. Abazaba bakiri mu isi ubwo Kristo azahagarika kuvuganira abanyabyaha mu buturo bwera bwo mu ijuru, bazaba bagomba guhagarara imbere y'Imana yera badafite ubahuza nayo. Amakanzu yabo agomba kuba azira kubaha ikizinga, imico yabo igomba kuba yejejweho icyaha n'amaraso y'umukiza yasheshwe. Uyu murimo ni umurimo ukomeye cyane Imana iri gukora mu ijuru. Umaze imyaka myinshi cyane kuva mu 844 Imana irimo gukora umurimo wo gutunganya abantu, wo kumaramo ibizinga byabo
mu gihe urubanza rugenzura gikomeza gukorwa mu ijuru kandi ibyaha by'abanyabyaha bihana bikaba biri gukurwa mu buturo bwera, hagomba gukorwa umurimo udasanzwe wo kwezwa no kuzinukwa icyaha mu bana b'Imana bakiri ku isi. Ndagira nkubwire yuko uyu murimo ugomba gukorwa mu bana b'Imana bakiri ku isi, ntabwo uzakorerwa mu ijuru. Imana igomba kugeza abantu ku rwego umuntu ugaragu wayo Henoki yari ariho igihe yari agiye kwimurirwa mu ijuru, yaramaze gutakaza umurongo wo mu isi. N'abasomeye amagambo ari mu Byaduka avuga ngo Henoki yahuraga n'ibishuko nkatwe, yari akikijwe n'abantu batakundaga gukiranuka nk'abadukikije. Niyo mpamvu nta rwitwazo dushobora gutanga wenda rw'abantu badukikije, wenda rw'ibintu biri ku isi. Urwitwazo rwose ntirwakwemerwa, kuko Henoki yari akikijwe n'abantu badakunda gukiranuka nk'abadukikije. Yahumekaga umwuka wahumanijwe n'icyaha no kononekara nkatwe, ararenga agira imibereho yera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntiyanduzwaga n'ibyaha bikomeye byo mu gihe cye. Uko niko natwe dushobora kugumana kwera kandi tutagira ikizinga. Hahirwa umuntu wizera ko bishoboka, kandi ndagira mbabwire yuko mu Mana harimo imbaraga z'akaburarugero zo kutugeza kuri uyu mutambiko wo mu bushorishori, mutambiko ukomeye cyane. Rero aya magambo nsomye hari umwihariko yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko agomba gusora ku bantu bazaba bakiri ku isi igihe Kristo azahagarika kuvuganira abanyabyaha, kandi abo bantu nta kindi kinyejana kindi kizuzuza ibyo byangombwa, ni twebwe abariho uyu munsi, twebwe abasoreho n'imperuka y'ibihe. Niyo mpamvu mwene data mushiki wanjye ndakurarika, mujye muzirikana amagambo twigeze dusoma mu byigisho byabanje. Twayasomye ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo icyigisho cyo ku musozi mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose. Baranditse ngo ubukristo ntabwo ari nk'ihema rijojoberejweho irange, ahubwo ubukristo ni nk'aho wafata ihema ryose warangiza ukaryinika mu irange kugeza ubwo buri kadodo kose k'iryo hema kamwe iryo range kinitswemo, maze kugeza ubwo irange ako kadodo kari gatuwe gafite risibanga kandi rikibagirana. Mbega uburyo mu Mana harimo imbaraga zishobora gukura umuntu ku gukiranirwa ku murongo Satani ayobora umuntu kuri purusi 100, zikazamugeza ku gukiranuka ku murongo Imana iyobora umuntu purusi 100, ku murongo aho Satani azaba yarabuze umurongo naho yahera kuri uwo muntu. Mbega umuntu Imana ishobora gukura ku murongo wo kuba nejejwe no kuba ku isi no kubana n'ibyayo n'abaho, ikamugeza ku murongo wo kubangamirwa no kuba ku isi, ku buryo abakeneye byanze bikunze abantu bashobora guhuza nabo kandi akaba yarabashatse mu isi akababura. Bene data bashiki banjye, dukwiriye kubitekerezaho cyane, kandi nzi ko Imana yifuza kubisohoza nk'uko tumaze kubireba muri iriya mfashanyigisho, aho twarimo tureba uburyo Imana itangira bigaragara yuko ikorera inyuma y'umutima, bigaragara yuko ubuyobozi bwayo mu mutima w'umuntu buri kuri purusa 0. Kandi tubonye yuko mu gihe ubwo buyobozi buri kuri purusa 0 mu mutima w'umuntu bw'Imana, ubwa Satani bwo buri kuri purusa 100. Ibyo mu isi biryoheye umuntu akunze ibyaha, ariko uko Imana ikomeza kurarika umuntu iri inyuma y'umutima, Satani ari we ufite umutima wicayemo, umuntu agera ubwo yumva ijwi ry'Imana agakingura urugi rwe, maze Imana ikinjira mu mutima, hagatangira impinduka n'ubundi buyobozi bushyashya. Ariko agomba kurwana nesha kugeza ubwo izo mbaraga za Satani zisenyuka, maze uwo muntu watangiye afite ubuyobozi bumwe gusa aribwo buyobozi bwa Satani, n'ubundi bikazasoza afite ubuyobozi bumwe aribwo buyobozi bw'Imana, nubwo hagati mu rugendo agira ubuyobozi bubiri. Mbese ibintu ndi kuvuga birumvikana? Umuntu atangira urugendo afite ubuyobozi bumwe, Satani ari we umuyobora, ibyo akora abibwirizwa na Satani n'ibyo atekereza. Imana imeze nk'idafite ijambo kuri uwo muntu, afite ubuyobozi bumwe gusa bwa kamere. Noneho hagati mu rugendo kuri buri muntu wese uzajya mu ijuru, umuntu agera akagira ubuyobozi bubiri, akagira imbaraga y'Imana yaje kwakira n'imbaraga ya Satani yavukanye. Kandi uwo muntu niwe ujya ku rugamba uba umaze kugira ubuyobozi bubiri. Uwo niwe Imana irarikira kurwana nesha, kandi nta muntu muri Bibiliya wemerewe kurwana neshwa.
mu gihe hagati mu rugendo umuntu agira ubuyobozi bubiri, ubw'Imana kuri purusa runaka n'ubwa Satani kuri purusa runaka, ubw'Imana butakiri kuri purusa 0 n'ubwa Satani butakiri kuri purusa 100, ubwa Satani bwamanutse bwagiye kuri purusa runaka, ubw'Imana bwazamutse bwageze kuri purusa runaka, umuntu aba agomba kuzasoza urugendo afite ubuyobozi bumwe, bw'Imana bwarageze kuri purusa 100, ubwa Satani bwaragiye kuri purusa 0. Aho ngaho ni umuntu kuba ku isi biba bimubangamiye, aho ngaho niho uwo muntu aba abangamiye abantu babanye ku isi, aho ngaho niho umuntu ku isi aba yarabuze umurongo kandi yarabuze abantu bahuje nawe. Aho ngaho niho Imana iba ifite umuturage wayo wo mu ijuru utuye mu isi, uhora mu bushakashatsi bwo gushakisha abantu bameze nkawe. Imana igera ubwo inyurwa n'uwo muntu, maze nk'uko yijyaniye Henoki, n'uwo muntu ikamujyana akazakomereza urugendo rwe mu ijuru, ariko akazarukomezanya n'abandi bantu bahuje nawe. Igihe uwo muntu aba ageze mu ijuru, yaba Henoki natwe tugiye kuzajyayo, ntabwo ajya ahantu ngo bimusabe kongera gutangira kwiga, nk'uko abantu bajya bava mu ishuri bagera aho bakorera akazi bakabona birabasaba kumera nk'abiga nk'aho batigeze biga. Ahubwo we ahita asanga sisiteme ayijyamo neza, agahita asanga abantu bahuje neza, ku buryo nabo mu ijuru batabona ari umuntu w'inzaduka ubajemo, ahubwo babona ari umuntu mugenzi wabo ubajemo, umuntu bahuje imico, bahuje kuramya Imana, bahuje kuyikunda, bahuje no kunezezwa n'ubuntu bwayo. Mbese uwo murongo murumva atari mwiza mutawuharanira? Mbese murumva abantu Imana igiye kuzajyana mu ijuru aba ari bo? Nabasomera amagambo ari kuri paje 258 avuga ngo iyo twinjiye mu buruhukiro binyuze muri Kristo, ubwo ijuru tuba turitangiriye hano ku isi, maze tukarikomeza kugeza ubwo tuzagera ku rwego kuba ku isi byaba bitagishoboka, nk'uko byanditse mu rwandiko rw'Abaheburayo ahavuga ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, bashakaga gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, niyo gakondo yo mu ijuru. Bavandimwe bashiki banjye, nzi neza ko abantu Imana ibaze kubatunganya kandi ibagejeje ku murongo wo hejuru cyane. Abantu b'Imana bamaze kubangamirwa n'isi cyane, kandi abantu b'Imana bamaze kubangamira abatuye mu isi cyane. Igikwiriye kubaho nuko bakora ikizami cya nyuma bagiye gukora, maze Imana ikazabajyana ahantu hari abantu bahuje imico nabo. Ndakurarika cyane mu izina rya Yesu kugira ngo ubashe kwiyegurira Imana. Ndakurarika cyane kugira ngo ubashe guhindukirira Uwiteka. Ndakurarika cyane kugira ngo ubashe gutekereza ku rugendo rwawe rwa Gikristo, urwo uvuga ko umazemo imyaka myinshi urugenda, urebe koko niba ugenda cyangwa niba uhagaze, urebe koko niba warutangiye, kandi uze kubibwirwa na purusa kuyoborwa n'Imana kwawe kuriho, cyangwa na purusa ubuyobozi bwa Satani bufite mu mutima wawe. Ndakurarikira kubyitaho, kandi ndagira ngo nkubwire ko ubwawe rero bizagirira umumaro. Ndasaba Imana yo mu ijuru kubikubashisha no kubigushoboza kubw'ubuntu bwayo no kubw'imbabazi zayo, mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Reka twicishe bugufi mu mutima, duhombeke amaso maze dusenge. Imana yacu nziza, data twese udukunda, uri soko y'ibyiringiro, uri umugaba w'amahanga, turagushimye kubw'ijambo ryawe rifite imbaraga, rishobora kuduca ku cyaha rikadutoza gukiranuka. Ijambo ryawe rishobora kuturema bundi bushyashya, ku buryo abari batuzi kera badashobora kwemera ko ari twebwe. Turagusabye ngo urikoreshe umurimo waryo mu mitima yacu, utugeze ku rugero rwo gukiranuka utwifurizaho, uturinde inkomyi yose yatuma tunyurwa n'ibintu by'ubusabusa, ahubwo uduhe gushaka imibereho isa n'iya Kristo, nk'uko ijambo ryari bivuga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 5, ahavuga ngo namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Nk'uko ijambo ryari bivuga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya 15, ahavuga ngo nk'uko wabahamagara uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Ndagusabye ngo ushoboze umuntu wese kumenya yuko ibyo bintu yabigeraho avuye ku murongo wo hasi cyane akagera ku mutambiko wo hejuru cyane, kandi umushoboze kugira ngo agushake kugira ngo ubimukorere kubw'imbabazi zawe. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Imibereho ya Henoki na Yohana Umubatiza yerekana uko iyacu ikwiriye kumera. Ku byo dukora dukwiye kugerekaho kumenya ko dukeneye kwiga imibereho y'abo bantu. Uwimuriye mu ijuru adapfuye ugereranywa n'uwahamagariwe gutunganya inzira y'umwami Yesu mbere yo kuza kwa mbere kwa Kristo no kugorora inzira ze. Gushyikirana n'Imana cyane niko kwagejeje Henoki ku rugero rukomeye rw'imbaraga z'ubumana,
kandi kuzuza umutima we kwicisha bugufi. Uko niko yategerezaga Imana, ashaka kurushaho gusobanukirwa n'imigambi yayo kugira ngo ayishyikire. Kuri we gusenga kwari ugutera k'umutima, yabaga rwose mu kirere cy'ijuru. Kubwo gushyikirana n'Imana atyo, Henoki yakomeje kurushaho kwerekana ishusho y'Imana. Mu maso he harabagiranaga umucyo utunganye, ndetse wa mucyo warabagiranaga mu maso ha Yesu. Kandi kuko yari uwo mu bantu bagiranaga umushyikirano n'Imana, byatumye agira icyubahiro nk'ikimenyetso cy'intumwa yo mu ijuru mu ruhanga rwe. Umucyo wo kubaha Imana w'uwo muhanuzi werekana urugero rwo gukiranuka gukwiriye kugirwa n'abazacungurwa mu isi. Ubwoko bw'Imana bukwiriye gushaka ubutungane bw'umutima nka Henoki no kugira imigabo nk'iye kugeza ubwo bazerekana ishusho ya Kristo. Nabo bazaburira abo mu isi ibyo kuza kwa kabiri k'Umukiza nk'uko Henoki yababuriye. Nk'uko Henoki yimuriwe mu ijuru mbere y'isi isi itararimbuzwa amazi, niko abakiranutsi bazaba bakiriho bazimurirwa mu ijuru mbere y'uko izarimbuzwa umuriro. Reka dushimire Imana cyane kubw'uyu mubwiriza utwigishije icyigisho gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana nk'uko tumaze kubyumva ritwigishije yuko Henoki tugomba kumukuraho icyitegererezo gikomeye cyane. Uko yabanaga n'Imana bikageraho Imana imushima, hanyuma ikamwimura ikamuvana mu isi. Natwe turasabwa kwambara ishusho ya Kristo, turasabwa gutungana kugeza ubwo twambara imico y'ijuru, maze ijuru